mu gice cyatambutse twasize Deborah arimo avugana na Kari yaramaze kumubaza ati umuntu wakugize gutya ese umuntu uri kukugendaho umuntu wari ugiye kukwambura ubuzima mwaba mwarapfuye iki ese niki wamukoshereje Deborah yasaga n'ufite ubwoba kuko yaramaze kumenya nyiri ukugira uruhare mu burwayi bwe bwatumye amara imyaka myinshi ari mu buribwe bukomeye. Inkuru yaceka tuyitangiriye kuri Deborah arimo avugana na Kari ariko ubona afite igihunga mu kugira ubwoba. Kari aramubwira ngo tuza reka ibyo tuzabivugane umeze neza. Deborah ati namera neza gute ko numva ibimpiga ari byinshi ko numva ibinyasamiye ari byo byinshi ubu natuza gute ese wowe uri nge watuza Kari ati ariko se ubundi wakoze iki niki wakoze noneho kuri iyi nshuro nirihe kosa wakoze ese uwo muntu wamuhemukiye bingana iki Deborah ati ntago nakubeshya urabizi sinaguhisha uwo nakita ko ari umugore niba b'umugore niba b'umukobwa simbizi ntago nabimenya ese ubundi nabimenya te nabimenya gute nabimenya nte niba b'umugore niba b'umukobwa gusa ikintu muziho bamumbwiyeho nuko ari umugome gusa mbese ni Sekibi yigendera n'ibizibu gusa iyo akwitumye birangira agushyize aho ashaka kugushira nagiye mbibonesha amaso yanjye. Kari ati none se wakoze iki Deborah ati uribuka igihe nari ndi mu gacu mpinda mvuga ngo ngiye kujya mu bihugu byo hanze waba ubyibuka Kari ati ntago mbyibuka ariko ndibuka yuko wajya kuvuga ko utazasariza mu gihugu cy'u Rwanda none se waje kujyayo Deborah ati nyine naje guhura n'umuntu tumaze guhura mwaka ubufasha aranyemerera amaze kunyemerera ambwira ko azanjyana. Icyo gihe yari afite umusore bakundana mwiza pe wari ufite n'amafaranga. Kari ati ntumbwire ko nawe wamutwaye Deborah ati ariko se watuje nkabanza nkakubwira ati nyine icyo gihe uwo musore yaje kunkunda nta ruhare noneho nabigezemo ndetse numvaga nshaka kwigendera yewe nkagira n'ibyo nsiga inyuma nari maze kubona narabaye umuhemu narahemutse pe by'intangarugero. Uwo musore bakundanaga bari banafitanye mariage ariko umusore akimbona yahise ahindura intekerezo ze yumva ibintu byose yabivamo arambwira ngo yarankunze arambwira ngo n'uwo mukobwa yamureka ndabwira ntago byakunda ndabwira napana njyewe ntago nagukunda naba ngiye guhemukira inshuti naba ngiye guhemukira umuntu uri kumfasha. Icyo gihe nihagazeho ndabyanga pe umunsi umwe nari ndi mu rugo kuko icyo gihe nari nsigaye mba muri aparitema nabagamo rero nayishyuraga amafaranga menshi nasaga naho nabuze amafaranga mpamagara wa musore ndabwira ati nguriza isene nzaba nkwishyura
undi ati nyakuzanire se kuko nari nyakeneye cyane. Ndabwira nta kibazo. Yaje kundeba ariko mu kuza kundeba ntabwo yaranzaniye amafaranga gusa ahubwo yari afite ibindi ari kwitekerereza. Ahageze njye nawe turashwana. Mu gushwana rero urumva nyine nabaye nk'umusunika kubera ko twarashwanye birangira musohoye. Mu kumusohora hari ukuntu yankuruye ashaka kunsoma ku gahato mba ndamusunitse. Mu kumusunika yamanutse ku ma esikariye akubita umutwe hasi atangira kuva mu maraso menshi. Kamera zari ziri aho ngaho amahirwe nagize ntabwo zigeze zimfata kuko iyo nza kuba naragaragaye mu mashusho ya kamera nari kuba narafunzwe. Ntabwo nakabaye ndi hanze. Byari kugaragara ko ari njye wamusunitse ndetse bikagaragara ko ari nanjye wamwishe. Nyuma yo kuva amaraso menshi naratabaje mfite ubwoba bwinshi. Abantu baraza bahita bamutwara kwa muganga ariko yageze kwa muganga bibi by'ubusa amaraso asa n'ayamushizemo umutima nawo wahagaze. Uwo musore yaje gupfa gutyo. Nyuma yo gupfa byabanje gutera urujijo abantu bibaza ati se ni gute yaba yanyereye kuri esikariye? Ese ubundi yavaga hehe? Byari byagenze gute? Ubundi byanyuze mu zihe nzira? Nyuma yo kugenzura baje gusanga ari homba. Wa mukobwa yaje kumbaza ndamusobanurira ndabwira nti yego yavuye iwanjye ariko ibindi byo sinzi uko byagenze. Umukobwa kuva icyo gihe yarandakariye kwiyakira biramunanira kubera ukuntu yakundaga uwo musore. Byarangiye yiyambuye ubuzima. Gusa amakuru ahari ni uko uwo mwana w'umukobwa we na mukuru we bakuze ari imfubyi ndetse bimenyaho buri kimwe. Nyuma y'uko rero uwo mwana w'umukobwa yiyahuye yiyambuye ubuzima kubera kutakira ko umukunzi we atakiriho, mukuru we yahise amamagara arambwira ngo abari buve gushyingura murumuna wiwe baraza batwara njyewe. Nuko nahunze ndagenda. Nari nzi ko namucitse byarangiye. Ntago nari nzi ko yakomeje kunkurikirana. Nabonye bikomeye kuko yari yambwiye ngo byange bikunde abo bombi ni njyewe wabishe, amaraso yabo ngomba kuyaryozwa. Navuye yari kumiga, ahubwo ikibazo ndi kwibaza yaje kungeraho gute? Ubundi ubu burozi banteye mu mubiri erega bigaragara nkaho ari uburozi natewe mu mubiri ubundi nkabunywa. Nkibaza nese byabaye ryari? Nibaza n'igihe yaba yarangereyeho bikanshobera ndetse bikanancanga. Niyo mpamvu numva mfite ubwoba, ndi kwibaza se ubu umutekano wanjye urahari koko ndawufite? Niba umuntu yarangezeho akankorera ibyo yankoreye, simbimenye ngo byanabaye ryari, aho urumva atagiye kuzanyambura ubuzima mu gihe ntazi no mu gihe ntatekerezaga.
ndumva mfite ubwoba. Carrie aramubwira ati Deborah tuza, ndakwinginze tuza, uko byagenda kose ntacyo uwo muntu azagutwara, uko byaba bimeze kose yatumye ubaho ikakurinda ibyo bitindigasane izagumye kurinde. Nawe urabona ufite ubuzima, nta mpamvu yo kugira ubwoba, ahubwo se urumva warakize neza ku buryo bagusezerera? Undi ati yego meze neza, bansezereye nta kibazo, nataha rwose nkajya mu rugo. Ubu noneho ndumva nta bubabare n'ubu na buke nkiyumvamo, ndarya nkumva noneho mfite na peti. Ariko reka mbanze ngushimirire uyu mukobwa wawe, Clenia rwose ni umwana mwiza, byagera kuri Dr bikaba akarusho. Mbega abana baranejeje, banyitayeho, niyo mbitekereje mba numva narira. Undi ati ngo iki? Ibyo bakoze barabyikoreraga, uri umuvandimwe, uri anti wa Clenia, ntabwo yari kubura kukwitaho. Rero byose yakoze yabikoze kubera urukundo, nta mpamvu yo kumushimira, nta n'impamvu yo kumbwira kumushimira. Naramwirereye, namutoje kugira ubumuntu no kugira impuhwe, byose rero afite aho abikomora. Deborah ati wamureze neza, ariko se ubundi uyu mukobwa wamukuye he? Mukobwa mwiza gutya, ufite umutima mwiza. Carrie araseka akamubwira ati naramubyaye di, uramenye wimbaza byinshi. Deborah ati se wabyaye umukobwa ungana gutya ryari? Wamubyaye ndiye? Keretse niba waramubyaye mu ntekerezo winyinisha. Carrie araseka akamubwira ati namubyaye utaravuka. Igihe mama yarantwite nanjye nari mutwite, mama yarambyaye nanjye mpita mbyara, nose ubwo urumva atari uwanjye? Deborah araseka avuga ati ariko se Carrie ntujya uhinduka? Carrie ati yewe umwana n'uwanjye ninjye wamwibyariye. Deborah ati aha, reka ngire mve muri aya mahanga ngaruke i Rwanda, ubwo uzabimbwira neza, uzambwira uburyo wabyaye, niba waranamudawunirodinze uzabimbwira. Umwana se baramukopa? Wamubyaranye nande? Ariko ubwo ugize ngo narakwibagiwe? Njye nawe mbere uburyo twari tubayeho ndabizi, n'uburyo njye nawe tutahishanyaga. Ese ujya wibuka ko watinyaga abasore? N'umusore wakwegeraga wamushishuraga? Ngo ubwo rero ugize ngo simbizi, ahubwo njya nibaza Raoul yari yaraguhaye iki ko wowe wamukundaga nk'umusazi? Karati shabyihorere, iby'ifi yigira mu mazi sibyo yigira mu mavuta. Nageraga kuri Raoul nkibagirwa uwo ndi we. Reka nkubwize ukuri, nari nararahiye ko nta musore tuzaryamana ntarakora ubukwe, gusa nageraga kuri Raoul nkumva nta kintu ntakora kubwe. Ariko nawe yambereye imfura, mu gihe cyose twamaze dukundana arandinda, yarandinze pe by'intangarugero. Ntiyigeze nirinda rimwe atinyuka. Ni nayo mpamvu umugabo wanjye nzamukunda kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwanjye, kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Habaye hari n'ubundi buzima, nta wundi mugabo nazakunda uretse Raoul. Ubuzima bwe bwose niba buzanisubiramo, ndashaka kuzakomeza kumubera umugore. Deborah araseka ati ariko se di, uracyakunda bigezaho?
ese n'abantu babanye burya baba bakigira amarangamutima? Karoli aramubwira ati erega kubaka nangwa se gushakana n'umuntu mukabana ntibiba bivuze ngo urukundo mwari mufite nangwa se mwakundanaga rugabanuke kubera ko muri kubana, ahubwo nibwo rwakabaye rwiyongera kubera ko noneho muba mumaze kuba umwe. Bino bavuga ngo iyo abantu bamaze kubana ngo urukundo ruragabanuka, njye siko mbyizera, nta nubwo ariko mbibona, ahubwo nibwo rwakabaye rurushaho kuba rwinshi kandi rwiza. Debora araseka akamubwira ati ayo mahirwe narayitesheje sha, ubu iyo ntaza kugira ubugoryi bwanjye ntabwo uyu munsi mba ndi hano. Iyo ntaza gukora ikosa rimwe ryonyine nakoze mu buzima, nakabaye nibaniye neza n'umugabo wanjye ndi kumwe n'imfura yanjye, ubu wenda hari tuba twaranabyaranye abandi bana, ariko nakoze ikosa nanjye ubu ndi kumva nicuza mu buzima. Sha byihorere Kari, uzi ko Clevis yaje no kunkura mu rugo ashaka ko tugarukana, ariko nkabyanga, mba numva nasubiza ibihe inyuma. Iyo ibihe byasubiraga inyuma byibura nkongera nkamusaba imbabazi, ahari wenda nkareba ko yakongera kunkunda. Numva uyu munsi ndamutse mubonye namusaba imbabazi nkareba ko yakongera kunkunda. Karoli se urifuza gusubirana n'umugabo wawe? Urumva ushaka gusubirana na Clevis? Undi ati cyane, ampaye ayo mahirwe ntabwo nayitesha. Karoli ati ngiye kukubwira inkuru mbi uyihanganire. Meruka numva ngo afite ubukwe, aha arashobora kuba yarashatse. Ntabwo ntekereza ko iki gihe cyose Clevis yari kuba kigutegereje. Erega nawe wararengereye. Debora ati niyo yangira umugore we wa kabiri nabyemera, ariko nkongera nkaba ndi kumwe nawe kuko niwe mugabo wigeze wankunda, akankunda bizura uburyarya, akankunda urukundo rutagira umupaka. Yampaye buri kimwe, yampaye umunezero, yampesheje agaciro, yatumye iwacu mu rugo bambona nk'umwana mu rugo. Nubwo naje kwiyambura iryo kamba bitewe n'ubugoryi bwanjye, ariko ntacyo Clevis atari yarakoze. Karoli ati noneho utangiye kwicuza se? Debora ati ndicuza cyane, ndicuza pe. Ntabwo nasubiza ibihe inyuma, ariko ngize ayo mahirwe hari byinshi cyane nakosora. Njya nibaza aho nzahera nsaba imbabazi umuvandimwe wanjye, naho nkahabura. Karoli ati humura, Gloria ntabwo agoranye. Undi ati nshimye ko Gloria atagoranye. Hanyuma se muramu wangera Brian we nzamuhera he? Karoli ati tuza, ndahari, nzagufasha. Niba witeguye guhinduka ukaba witeguye kuba Debora wundi utandukanye n'uwo dusanzwe tuzi, nzagufasha, kandi buri kintu cyose kizagenda neza, ibintu byose bizatungana. Wowe gusa fata umwanzuro ube Debora utandukanye. Debora ati ndanyuze muri byinshi, ahubwo se ngutere story. Umunsi nakangukiye hejuru mbaza ngo nibiki byambayeho. Nagiye kwibona nibona ahandi hantu,
ariko mbere yo kwibona ahandi hantu mayiti yanjye narayibonaga kwa muganga. Noneho mu kuyibona nahise menya ko napfuye. Ndangije ubwoba buranyica ndavuga ngo ndapfuye we, koko ndapfuye. Ntangira gutekereza abantu bose nahemukiye, ndavuga ni kambayo. Ako kanya nkiraho hahise haza abantu babiri, umwe yari yambaye iby'umweru undi yambaye iby'imikara. Abo bantu bombi barandwaniye, umwe akavuga ngo naceho tugende. Uwari wambaye iby'umukara nabonaga asa nabi, ariko ukabona arashaka kunkurura ntwara. Ntangira gutabaza ndavuga nti Yesu we, umbabariye irya none sinazongera, nakosora amakosa yose nakoze, sinazongera guhemuka ukundi, kandi rwose nasaba imbabazi abo nahemukiye. Nkimara kubivuga ahise haza undi mugabo muremure, urumuri rwe runkubita mu maso. Ikigabo kindi nabonaga cyambaye iby'umukara gihita kibura. Uwo muntu wari wambaye iby'umweru arambwira ngo ngwino tugende. Yarabanje arantembereza anyereka ibikorerwa mu isi. Nabonye byinshi pe, ibi nakubwira ntabwo wabyizera. Ariko narebye amababera mu isi, ndeba uburyo abantu bicana buri munsi, ndeba uburyo abantu basigaye bangana, ndeba uburyo ku isi ikibi cyamaze kuganza mu bantu, ndushaho gutinya. Ndangije mbwira uwo muntu ndabwira ati nyabuneka ngirira impuhwe umbabarire ibyo nakoreye mu isi byose, ariko ndabona hariya hantu ibibi bihabera ari byo byinshi. Ibintu nabonye n'amaso yanjye n'agahomamunwa. Narebye ibikorerwa mu bitaro, ndeba ibikorerwa mu mazu atandukanye, uburiganya bw'abantu, uburyo abantu bagambanirana, abica abandi bababohora ubusa. Nabonye byinshi ndushaho kumva nanze isi ndetse no gutinya ikiremwa muntu. Arangije arambwira ngo ngaho nawe reba ikiremwa muntu urebe uburyo cyitwara. Bazi ikibi n'icyiza ariko ntibazi kubitandukanya. Amaso yabo arareba ariko ntibabasha kubona, bafite amatwi ariko ntibabasha kumva, baravuga ariko bavuga ibinyoma, bafite imitima baratekereza ariko imitima yabo yuzuyemo uburiganya n'ubugome, amashyari n'ubugambanyi. Kandi koko ibyo yavugaga byose niko nahitaga mbibona. Nkareba uburyo abavandimwe basigaye bagambanirana, nkareba uburyo ababyeyi basigaye bihakana abana babyaye, nkareba uburyo abana basigaye bica ababyeyi, abaturanyi batabasha kumvikana, abantu barabaye ba nyamwigendaho. Ndatinya. Uwo mugabo arangije arambwira ngo nakoze ibibi byinshi ariko ampaye amahirwe ya kabiri, sinzayapfusha ubusa. Namaze iminsi 3 ndimo ntembera. Arangije arambwira ngo genda subira ku isi ugenda ukosore amakosa yose wakoze, nguhaye andi mahirwe, genda ugerageze. Nabanje kubyanga ndavuga ngo ntago nagaruka hariya hantu, kuko nabonaga ibihabera nkabona ni bibi gusa. Ndangije bwira uwo muntu ndabwira nti please ndakwinginze wingarura hariya hantu. Arangije arambwira ngo igihe cyawe cyo gupfa nikiragera, subirayo
ugende wiyeze, ibibi wakoze ubikosore, igihe cyawe nikigera basi uzaze hano. Yarantembereje, nabonye byinshi byiza, ariko ibyankanze nibyo naboneye mu isi. Karati Debora, uri seriye se? Undi ati cyane, ndi seriye n'ukuri, ibintu ndi kukubwira nta mikino irimo, nabibonesheje amaso yanjye, nabanje no gutinyamo yewe. Gusa nagarutse ntabishaka, nuko nisanze ndi kwa muganga, mbona nongeye gukanura, niryamye ku gitanda, ariko numvaga ntashaka kugaruka pe. Karati, ndumva bikomeye, nibagire bagusezerere uze tuganire, ndumva mfite byinshi byo kukubaza, ariko sinabikubariza kuri telefone. Tuve kuri aba bombi twigire kuri Logan ndetse na Gael. Abangaba bari kumwe, basigaye ari inshuti. Gael ibintu byo kugenda atembera ari kumwe na Logan, abasigaye abifilinga. Yewe na Logan aba yarasubite gahunda yo kugenda, kubera ukuntu abasigaye ari inshuti na Gael bahorana buri munsi, bagendana, batemberana, basurana ahantu henshi. Abasigaye yumva atari tayari kuba yagenda. Aba bombi rero bibira inshuti, kandi inshuti za hafi, inshuti z'akadasohoka. Umunsi umwe rero barimo batembera bari kumwe, Jesse aza aje kureba Gael, agasanga ari kumwe na Logan. Mu gusanga bari kumwe yikangamo, mu kwikanga abaramutse ariko afite ubwoba. Logan nawe akimureba asa n'uwikanze, bararebana. Gael ati se ko mbona murebana nkaho muziranye. Logan ataravuga, Jesse ahita yitanguranwa akababwira ati ahubwo se mumeze neza, ahubwo se mwebwe muraziranye? Gael ati yego, Logan ni inshuti yanjye, tumaze igihe gito tuziranye, ariko n'umwana mwiza. Jesse ahita atekereza mu mutima, atakanjye karashobotse, noneho kambayeho, ndabigenzane, aha hantu ndahikura gute? Atangira kugira ubwoba, ariko akiyumanganya. Gael ahita abwira Logan, akamubwira ati Logan, hura na girlfriend wanjye. Logan ati ngo iki? Girlfriend wawe? Girlfriend wawe? Gael ati ko numva utunguwe. Yes, she's mine. She's my girlfriend. Uyu ni baby wanjye. Logan ati seriously? Logan aratungurwa, agasa n'uwikanze, akavuga ati Gael, let me hope kuri gukiding. Gael ati I'm not kidding. Niyo nakidinga, ntabwo nshobora gukidinga mvuga ko uyu mukobwa ari girlfriend wanjye. Mukunda byimamo kandi byuzuye, ntabwo nakinisha kuvuga ngo she's mine kandi atari we. Ahubwo numvaga nzatuma muhura, impamvu mbikoze mbere ntanabikubwiye. Twahuze turi gucata, arambaza ngo ndihe murangira aho turi, aje ntakubwiye, ariko hura na girlfriend wanjye. Logan aratungurwa,
ndetse akanumirwa areba Jessie ariko akijijisha akamera nkaho nta kintu abonye yewe nta n'icyabaye agahita amuha ikiganza akamuramutsa akamubwira ati nice to meet you nitwa Logan. Jessie mu masoni menshi no mu kimwaro cyinshi abura icyo avuga agaceceka. Logan ati se kutanyibwira mu rugo bakubujije kwivuga? Gael ati yitwa Jessie ajya agira amasoni sometimes. Logan ati okay wahisemo neza bro ahangaha uranyemeje. Gael ati ahubwo wowe ni ryari uzatuma mpura na girlfriend wawe ryari? Njyewe nguhuje n'uwanjye. Logan ati byihorere ibyo byaba girlfriend bo byihoreye kuko wanatekerezaga ko yaba ari girlfriend wanjye mukunda nsigaye numva nabandi kumwe nawe nsigaye numva ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si twabumarana. Naje gusanga afite boyfriend kandi yambwiraga ko ari njye njyenyine akunda. Rero kuva nabimenya nahise mera ko iby'inkundo ndabiparika. Ese burya no mu rukundo habamo ibinyoma ku buryo umuntu yakunda abantu babiri umurundi umwe ugasanga abantu bose arabafashe neza neza arababeshye arabajagaraje atumye bizera ibidahari. Cyaza umuntu ni mugari. Sigaye numva n'iby'inkundo ntagishaka no kubivugaho kubera ukuntu nakundaga uwo mukobwa n'ukuntu namwizeraga byatumye numva ngomba guhagarika urukundo burundu. Gael atoya se kandi umwari ndumva yarakubabaje. Gael abivuga nk'ubivuga Logan abivuga nk'ubivuga mu mitagihe arimo abwira Logan abivuga nk'uri kuvuga impitagihe arimo abibwira Gael. Gael akumva ko ari ibintu byabaye kera kandi ari ibintu bimaze kuba ako kanya. Logan abasa n'uri kuninura Jessie ariko avuga nkaho ari ibintu byabaye kera kumba ari kuvuga ibimutongoye muri ako kanya. Logan ahita nigendera akabasiga bahagararanye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Jessie noneho nayahe magambo azabwira Logan azatuma mwumva? Ese Gael we namara kumenya akamenya ko Jessie na Logan bakundanaga nangwa se bakundanaga bari couple, azakomeza gukunda Jessie? Ese ubundi azabimenya nangwa ntago azabimenya? Deborah arasa naho agarutse ari mushya yarahindutse. Ese koko nukuri agiye guhinduka umwana mwiza? Byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi naguha. Njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.